dutangiye dute tujyanye ahantu hari abantu benshi sinzi ibyabaye turi kuri la traduction de l'Evangile abari bariho baragenda muri kumwe na Didemana ndetse muri Kristo Yesu ubwo bwo mu ijuru zagira n'abakobwa 10 bafashe amatabaza yabo bakajya guhura n'umukwe 5 d'entre elles étaient sages. Abatanu muri bo bari abanyabwenge 5 étaient folles. abandi batanu ari abapfu Les folles, abapfu en prenant leur lampe, bafata ne amatabaza prirent pas yabo d'huile avec elles. ariko ntibatwara amavuta Mais les sages ngo ariko prirent abanyabwenge avec leur lampe de l'huile dans les vases. bo bafata amatabaza n'amavuta mu tuvaze twabo mu mperezo twabyita bimeze bite nawe aho uri uba umunyabwenge witwaza amavuta wicare Tout tardait à venir, umukwe atinze toutes s'assoupirent. bose barasinzira bose barahunikira Au milieu barasinzira de la nuit, on mu joro cria, rwagati kurira voici, dore waje yirukanka voici l'époux. dore umukwe Il arrive. yahageze abandi babasinziriye meze bite Ah, c'est l'époux. Ni Ça y umukwe est, il arrive. yahageze Viens à sa rencontre. mujya guhura nawe nkuru nziza y'umukwe sasa hari igihe kizagira umukwe akaza kanini vuba ese bimeze bite we aho uri wicaranye amavuta mu mperezo igihe cyo kwica L'époux, umukwe il arrive. yahageze Ramassez vos affaires et venez. mukusanya ibintu byanyu muze Sara Ana yahageze L'époux, umukwe mutebuke bwira n'abandi hirya sinzi banyine bajya ku matabaza yabo bashyiramo amavuta bari bayitwaje barakongeza kujya guhura n'umukwe ese nawe witeguye guhura n'umukwe sasa hariyo abantu batekereza ngo ni abakristu nous ndishimye allons enfin pouvoir le rencontrer. bwa nyuma tujya kubasha guhura nawe ngo uri mukuri ngo ariko S'il vous plaît, turabinginze donnez-nous de votre huile. mude ku mavuta Nos yanyu lampes s'éteignent à présent. amatabaza yacu ari Vous n'en harazimuwe avez pas assez pour nous et pour vous en même temps. ngo ntahagije kuri twe namwe icyarimwe En vendez, achetez-en pour vous. ngo mugende mujye kwigurira ayanyu hehe mu bahanjuzi n'abacuruza amavuta hari igihe cyo gushaka amavuta n'igihe cyo kugira iki buri mubwiza yavuze ngo igihe buri kintu n'igihe cyacyo sasa ushobora kuba umukristo ubivangavanga mu bya kristo ukongera ukajya mu by'ingeso mbi bakakubwira kwihana ukanga ukibwira ngo uzihana Retournons chercher de l'huile. nuhinduke tujya gushaka amavuta yacu akakubwira ngo ugatekereza ngo uzihana uri humeka umwuka hanyuma ujya gukurwa muri uyu mubiri bimeze bite nawe bimeze nk'umwe wo muri aba batanu b'abapfu ntibikwiye abandi bo bagiye guhura n'umukwe abandi ngo bari kunyaruka ngo bagiye gushaka amavuta bimeze bite Fouillez partout. mujye buri hamwe Dites-le-moi si vous trouvez quelque chose. mumbwire ntihagire icyo mubona bagiye guhiga amavuta tarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe itebuka uriho urakererwa kuko urupfu rwagutwara igihe icyo ari cyo cyose ugomba kwakira Kristo ubu J'en ai trouvé. ni byiza ndayabonye twagiye ukicara uzi icyo wicaranye barirukanka ubugingo bw'iteka ikintu utavuga ngo zamara imyaka nka miliyoni cyangwa miliyari ubyise miliyari waba uyisemo iki n'iteka ryose ntabwo ari byo kugira ute mukwe bariho barinjira yewe narababwiye urupfu rungana nko kugira ute nko kuza kwa Yesu Kristo kuko aho biba bibarangiranye upfuye wanduye uraguma wanduye upfuye ukiranutse uraguma ukiranutse sasa ugomba kugira ute urugi rurikinze hari bimeze nko uhumbije bwa nyuma uhumetse wa nyuma bimeze nka kuriya bandi baragira databuje dufungura umuryango baringinga ni kuri aba bamaze gupfa barimbutse iyo bari kuzimu abinginga ngo bahabwe isegonda rimwe bagaruke mu buzima ngo batunganire Kristo tugire imbabazi databuje udukingurire ngo bagaruke mu buzima bakiranukire Kristo nyamara babayeho iminsi amezi imyaka badakiranukira Kristo
Seigneur. baringingiriza nuko bimeze kuri abo nabo babaye icyo gihe cyose kingana gityo ntibakiranukira Kristo ariko ngo barakeneye ngo bagaruke igihe ufite cyo gukiranukira Kristo ni none Ouvre-nous, Seigneur. tugire imbabazi dukingurire Ouvre-nous. subiyemo inyuma gatoya mwababonye sa nk'abagiye mu bintu byo kwirimbisha n'undi En urabarebye wagira ngo vérité, je vous le dis, mukuri ndababwira je ne vous connais pas. simbazi je ne vous connais pas simbazi yewe we kababayeho iteka ryose bagiye kuba hanze y'iki kujugunwa mu murongo n'icyo Tenez-vous donc prêt, mube maso que vous ne savez ni le jour, kuko mutazi ni l'heure de la venue du Fils de l'homme. umunsi yewe n'igihe cyo kuza k'umwana w'umuntu ni le jour ni l'heure de la venue du Fils de l'homme. Baravuga ngo ijoro ry'umukwe ijoro ritameze nk'irindi nuko isojwe tugeze ku musozi aridema nakize mwese muri Kristo Yesu asabara amahoro Kristo atanga amwe atanga bitari nk'uko abisi batanga yakomeza amasage tuzasubira nawe utaha. Je vous aime. À la prochaine.